Ikaze mu kiganiro tinyuka urashoboye. Mwari musanzwe mumenye rero ko tuganira n'abagore biteje imbere batubwira aho bavuye naho bageze. Uyu munsi rero siko bimeze, ahubwo tugiye kugaragaza uburyo tugomba gutinyuka kugaragaza ihohoterwa cyane cyane irishingiye ku gitsina, tukarigaragaza aho riri hose kugira ngo rishobore kuranduka mu muryango nyarwanda. Tugiye kuganira umuryango Oxfam, umuryango ushinzwe kurwanya akarengane, ubukene n'ubusumbane. Mu nshingano zabo harimo n'ubundi kurwanya ihohoterwa by'umwihariko rishingiye ku gitsina, aho bakorera mu turere dutandatu. Muri utu turere dutandatu harimo akarere ka Kamonyi, niko tuza gusura uyu munsi. Dusure umuryango wa Domitira ndetse na Emmanuel wagiye urangwa n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ariko bakaza gufashwa na Oxfam babicishije muri Rich akaba ari ihuriro ry'amatorero n'amadini. Uyu munsi uyu muryango ukaba utekanye kubera amahugurwa wagiye uhabwa na Oxfam ubicishije muri Rich. N'ubundi sibo nza kuganira nabo gusa, ahubwo ndaza kuganira n'ubuyobozi bw'akarere ka Kamonyi n'abaturage cyangwa se abaturanyi ba Manuel na Domitira, batubwira uko iri hohoterwa baribonaga n'uburyo baje kurigaragaza, kuko ujya gukira indwara ayirata bararirase. Rero uyu munsi umuryango uratengamaye babikesha Oxfam na Rich. Mukanya ndaza gutangirana na Eugenie Ingabire atubwira ubundi inshingano za Oxfam hano mu Rwanda nizihe. Ese kuki bahisemo kurwanya iri hohoterwa rishingiye ku gitsina, cyane ko hari irindi hohoterwa rigenda rigaragara mu muryango? Ikaze nanone muri ikiganiro tinyuka urashoboye. Nari maze kubibabwira ko uyu munsi tuza kuganira ku cyakorwa kugira ngo ihohoterwa rishingiye ku gitsina rishobore gucika burundu. Ndi kumwe rero na Eugenie Ingabire, reka muhe ikaze muri ikiganiro tinyuka urashoboye. Nakoze. Eugenie Ingabire akaba ashinzwe kurwanya ihohoterwa mu muryango Oxfam. Oxfam bibutse ko ari umuryango mpuzamahanga ugamije kurwanya ubukene, akarengane ndetse n'ubusumbane. Eugenie, ndagira ngo utwibutse zimwe mu nshingano z'umuryango Oxfam, unatubwira impamvu mu byo mwitaho cyane muri iyi myaka itambutse harimo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Mu by'ukuri Oxfam ni umuryango mpuzamahanga ushinzwe kurwanya akarengane n'ubusumbane, ariko cyane cyane no kurwanya ubukene. Ni umuryango rero mu by'ukuri umaze igihe mu Rwanda, imyaka irenze 40. Mu Rwanda by'umwihariko tukaba dufatanya na leta y'u Rwanda muri gahunda y'imbaturabukungu, cyane cyane dufasha abagore kwiteza imbere binyuze mu buhinzi. Dufitemo gahunda yo kwimakaza uburinganire hagati y'abagabo n'abagore, ari nayo irimo iryo shami wavuze ryo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina. By'umwihariko rero impamvu twahisemo umushinga wo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina, twagira ngo dutange umusanzu ku gihugu, cyane ko byari bimaze kugaragara ko abagore n'abakobwa cyane cyane bahura n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Noneho twumva natwe dukwiye kugira umusanzu, dufashijwemo na leta ya Scotland dukora umushinga wo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ariko binyuze mu kwimakaza ubuzima bw'imyororokere. Aha rero ni umushinga ukorera mu turere dutandatu tw'igihugu, tukaba dufasha cyane cyane mu guhindura imyitwarire, imyumvire n'imigirire, aho usanga abantu benshi bumva ko ihohoterwa rishingiye ku gitsina atari ikibazo gikomeye. Aha rero twifuje kongera imbaraga mu bukangurambaga kugira ngo abantu basobanukirwe n'iryo hohoterwa, ariko banagira uruhare rukomeye mu kurirwanya ndetse no gufasha abahohotewe. Ikindi ni uko mu mushinga tunafasha abahohotewe kwigira, cyane cyane ko abenshi bibasiga mu bukene bikomeye, aho usanga abana b'abakobwa baretse gusubira mu ishuri cyangwa se n'imiryango ikabatererana. Aha rero habaho kubaka ubushobozi noneho bw'abariya bahohotewe kugira ngo babashe gutera imbere, bumve ko n'ubuzima bukomeza nubwo aba yagize ibyago byo gufatwa ku ngufu.
mu turere rero Eugenie amaze kutubwira nk'uko natangiye nanabibabwira mu ntangiriro z'ikiganiro, harimo akarere ka Kamonyi. Reka nganire na Vice Mayor ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Priska Uwamahoro atubwire ihohoterwa rikunze kugaragara muri aka karere abereye umuyobozi, cyane cyane akaba ashinzwe n'imibereho myiza y'abaturage. Iyo umuntu yahohotewe burya imibereho ye iba yahungabanye byanze bikunze. Vice Mayor aratubwira iri hohoterwa riteye rite, ese nk'akarere bakora iki bafatanyije, birumvikana abafatanyabikorwa babo barimo Oxfam na Rich, kugira ngo iri hohoterwa rimwe tuzicare twumve ryarandutse burundu mu muryango nyarwanda. Mu karere ka Kamonyi dufite ingo zirenga 95. Mu by'ukuri muri zo ingo twari dufite uyu mwaka urangira, uyu mwaka w'imihigo 2019-2020, ni ingo 697 zari ziri mu makimbirane, zari zifitanye amakimbirane cyangwa se zirimo ihohoterwa. Ubu ngubu mu gihe kingana n'amezi agera kuri 3 iki gihembwe cya mbere tugisoje, ingo 246 zarasohotse mu makimbirane. Tubigeraho tubifashijwemo n'abaturage bo ubwabo, abafitanye ibibazo. Niba ari umugore wagiranye ikibazo n'umugabo, tuba twarabakanguriye ko buri wese akwiye kubyereka ubuyobozi, ntiyihererane ibibazo, kuko akenshi aho babyihererana niho usanga byarakomeye. Umwe mu bagize umuryango ashobora kugira uruhare akabibwira ubuyobozi, cyangwa se akabibwira, muzi ko dufite n'inzego z'inama y'igihugu y'abagore, akareba umwe mu bayoboye senefu ku mudugudu akabimutekerereza. Ariko tugira n'abandi bantu bitwa inshuti z'umuryango. Inshuti z'umuryango tugira 2 muri buri mudugudu zahuguwe. Abaturage baba babazi, uwagize ikibazo rero ashobora no kumugana akamubwira ikibazo. Turi kumwe na Oxfam, inkunga itera Rici, mu bufatanye na Rici hari n'abafashamyumvire bagera muri 80 mu mirenge 6 bakoreramo, babashije kuduhugurira. Nabo baza bunganira inshuti z'umuryango mu kwegera umuryango nyarwanda, cyangwa se mu kugirirwa icyizere n'umuryango nyarwanda muri aka karere kacu. Akaba aribo badufasha mu guhosha ya makimbirane, cyangwa se mu gusura ya miryango kugira ngo ibashe gusohoka mu makimbirane. Nk'uko nabivugaga rero, uwagize ikibazo ubu ubwabo ashobora kwegera umwe muri abo, cyangwa se n'abaturage, kuko tuba twarabakanguriye kuba ijisho rya bagenzi babo. Umwe mu baturage ashobora kubona urugo ruriho mu makimbirane, akaba nawe ubwe yabegera ndetse akanabafasha kubigaragariza ubuyobozi bwabo bwo ku mudugudu, cyangwa se ubuyobozi bw'isibo. Mumaze kubikurikira rero nk'uko Vice Mayor ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu karere ka Kamonyi Priska Uwamahoro amaze kubitubwira, aka karere ka Kamonyi nako kari mu twugarijwe n'ihohoterwa cyane cyane rishingiye ku gitsina, ariko harimo harakorwa ibishoboka byose kugira ngo rishobore kuranduka, yaba muri aka karere ndetse n'ahandi hirya no hino. Eugenie, none ndagira ngo utubwire, nka Oxfam watubwiye ko mufite uturere 6 cyangwa mwahisemo uturere 6 mu kudufasha guhugurwa no kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ni impamvu ki mwahisemo aka karere ka Kamonyi, cyane cyane ko ihohoterwa rigenda rigaragara hirya no hino? Utwo turere rero dukoreramo, nahera kuri karere ka Kamonyi nk'uko mwari mubivuze. Dufitemo akarere ka Muhanga, akarere ka Ruhango na Huye, aho ni mu majyepfo. Noneho tukagira n'uturere twa Nyabihu na Rubavu mu burengerazuba. Mu mpamvu rero zatumye mu by'ukuri duhitamo turiya turere, nuko Oxfam yari isanzwe ifite ibindi bikorwa bitandukanye muri utwo turere. Turavuga tuti aho gutatanya imbaraga tujya hirya no hino, reka noneho twa turere dukoreramo ya gahunda yo kuzamura ubukungu, cyane cyane dufasha amakoperative y'abagore n'abakobwa, noneho twongeremo na gahunda yo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Niyo mpamvu nyamukuru yatumye utwo turere n'ako karere ka Kamonyi tujyamo, nuko twari dusanzwe dufitemo ibindi bikorwa bitandukanye.
Eugenie rero amaze kubitubwira impamvu nka Oxfam bahisemo gukorana n'akarere ka Kamonyi babicishije mu muryango Reach. Hari abantu rero bashobora kuba badukurikiye kuri Televisiyo Rwanda muri ikiganiro Tinyuka urashoboye, bumva ihohoterwa ariko bakabyumva mu buryo bunyuranye. Hari ihohoterwa ritandukanye murabizi, hari ribabaza umubiri, hari rikomeretsa, ni ryinshi cyane. Ariko tugiye kwibanda noneho kuri iri hohoterwa rishingiye ku gitsina. Reka twerekeze mu muryango wa Mukamana Domitira ndetse na Dusabumuremyi Emmanuel. Abangaba batuye mu karere ka Kamonyi. Domitira yarahohotewe, yakorewe byinshi bibi cyane ndetse kuva yatangira kubana n'uwo bashakanye Dusabumuremyi Emmanuel hari mu mwaka w'1999. Kugeza uyu munsi bari bamaze igihe kinini babanye nabi, ariko Oxfam ibicishije mu muryango muri Reach barabafashije, uyu munsi babanye neza. Reka ariko babanze batubwire, Domitira tubwire ihohoterwa yakorerwaga ni irihe. Manuel nawe araza kutubwira ese ihohotera yakoreraga umugore we ryari rihagaze rite, ese yumvaga byanze bikunze agomba kurimukorera, impamvu yabimuteraga ni iyihe. Mukanya turagaruka. Ihohoterwa nakorerwaga n'ubundi yajyaga ku kabari akaza yasinze, akaza arwana, nimba asanze abana bari aho, ubwo nyine dufite abana 5, icyo gihe hariho 4, uwa 5 yavutse nyuma. Noneho ubwo ngubwo abana baza bakumva navuze bakihindira nko munsi y'ameza bakamuhunga. Ubwo kurya ntibabaga bakiriye, ingaruka zabageragaho kubera ko ntibabashaga kurya nk'uko bikwiye, bahitaga bihisha nk'ababonye igisimba. Ubwo nanjye rero nkagerageza kujya hanze, nagera hanze induru zikaba ndende, ubwo nyine tukarwana, akankubita, akabaho ubwo asanga turya ibirya akabimena. Abaturage barabizi, hari igihe nyine yabifataga akabiha n'inka ikabirya, abaturage bakabibona inka zibirya. Ubwo nyine murabyumva, iryo ni ihohoterwa ritoroshye. Irindi hohoterwa rero, yabona nambaye nk'umwenda akavuga turi hamwenda singushaka ni keza, akawufata akawuta muri wese. Ubwo nabyo bikambangamira, nkumva bingejeje ahantu kure cyane, n'abana bikabagiraho ingaruka, nabo bikababangamira, bakumva ko mbese isa ari igisimba atari umubyeyi, ntibamubone nk'umubyeyi. Nuko bigeze igihe abana bakura bamaze kwigira hejuru gakeya, umukuru afite imyaka 15, biba ngombwa ko noneho duserera burundu bikomeye cyane. Turaserera bituma umwana ava no mu rugo aragenda, ariko agenda ku mpamvu nyine zitanturutseho cyangwa se zitamuturutseho. Kubera imiserero yo mu rugo, umwana aragenda ajya i Kigali, yigaga imyuga ahita yigendera. Ubwo rero izo zose n'ingaruka zigenda ziza ku bana, ugasanga abana nyine nta mwana wumvaga ko adafite se. Twahoraga mu nduru za buri munsi, naza ninywera agatama, nkumva ko agomba kumfata neza nk'umutware nk'uko mbyifuza, ndetse birenzeho. Ubwo ariko ni ukuvuga ngo induru za buri munsi hano, ntareba mu ngo z'abandi ngasanga ibintu ni byiza, abantu batekanye mu ngo zabo, kandi kubaka urugo uzi ko bivuna. Nanjye ubwanjye nari induru ya buri munsi mu rugo rwanjye, nkumva ni ikibazo rwose, nkumva biranambabaje. Mu by'ukuri ntabwo icyo wanashakaga ntabwo cyo nabonaga, kuko byanga bikunda ni wakubise umuntu ubona mubwiye nabi, ntabwo yakuba kirazira. Ubwo n'ubundi nabona cya kibazo ntakibonye, n'ubundi nkumva nanjye mu mutwe wanjye nimba imbere ikibazo, ibyo nshaka atari byo mbona, kandi nanjye nkabicisha mu nzira zitari nziza, kuko nabonaga ko agomba kunyuha cyane birenze, nawe ntabyemere, ugasanga n'ubundi yamahoro ntabonetse mu rugo. Birumvikana rero ko Domitira yarakubitwaga, Manuel nawe ngo agashaka ibyubahiro bikaze cyane, umugore atabikora nyina akumva ko agomba kumukubita, ndetse ngo byari bikomeye cyane nubwo batabitsindagiye muri kiganiro twagiranye. None ndagira ngo ngaruke na Eugenie Ingabire. Eugenie, mwabigenje mute? Mwabicishije mu zihe nzira kugira ngo mufashe iyi miryango? Ese ni impamvu iki noneho mwabicishije muri Reach, iri huriro ry'amadini n'amatorero? Iryo huriro rero ry'amadini n'amatorero twarihisemo nka bamwe badufasha gushyira mu bikorwa uyu mushinga, kuko mu mikorere ya Oxfam harimo no kubaka ubushobozi bw'imiryango itari iya leta. Rero twayihisemo kubera ko hari impamvu nyinshi zitandukanye. Iya mbere navuga yuko
twifuzaga abantu bashobora kugera ku bantu benshi. Tuzi ko abanyamadini n'abanyamatorero mu Rwanda bafite uruhare rukomeye mu kugera ku bantu benshi no guhindura imyumvire y'abantu. Ngira ngo mu bushakashatsi bwagiye bukorwa no mu ibarura ryakozwe bagaragaje ko abageze nibura kuri 90% bafite aho babarizwa mu buryo bw'imyemerere. Icyo rero ni kimwe mu mpamvu zikomeye zatumye twifashisha abanyamadini kugira ngo babashe kugera ku bantu benshi. Tuzi ko ari abantu bagirirwa n'icyizere aho bagenda bagishwa inama yaba mu ngo yaba abantu ku giti cyabo kugira ngo babagire inama. Twumvaga rero ari umuyoboro ukomeye wo kugira ngo ubutumwa bucemo. Ikindi ni uko REACH ifite abantu bagiye bayihagarariye kugeza mu rwego rw'uturere. Aha rero twumvaga ari ikintu gikomeye, twumva ko REACH dukoranye nayo ubutumwa twifuza bwagera ku bantu benshi. Rero tumaze guhitamo gutangirana gukorana na REACH, nababwiye yuko dukorana nanone na turiya turere dutandatu binyuze mu buyobozi bw'utwo turere. Twagiye tuganira kuko niba tuvuga guhindura imyitwarire bisaba yuko tubanza tukareba aho imyitwarire itameze neza ni hehe, noneho uturere tukadufasha kugenda tutwereka imiryango ifite amakimbirane mu ngo zabo. Aha rero iyo miryango twagiye dusaba uturere noneho bakayidushyikiriza hamwe na REACH, noneho tugatangira amahugurwa tukabereka ingaruka bifite amakimbirane, aho iterambere mu rugo ridashobora kuzamuka, aho abana bibagiraho ingaruka zitandukanye ndetse ugasanga abana bamwe bavuye no mu ngo babaye inzererezi. Ibi rero byose tugenda tubereka muri ayo mahugurwa, tukabereka n'akamaro ko gushyira hamwe no kugira ibiganiro. Mu byo rero Eugenie atubwiye harimo ko kugira ngo iri hohoterwa rishobore guhagarara, rishobore gucika mu muryango wa Emmanuel ndetse na Domitira, habaye ubufatanye n'inzego z'ibanze. Ariko izi nzego z'ibanze ntago zishobora kubimenya bitabanje guca mu baturanyi babo. Hari utuye munsi y'urugo, hari utuye haruguru y'urugo, hari ababakikije mu rugo rwabo. Reka nganire nabo batubwire ese iri hohoterwa, aya makimbirane yarangaga urugo rwa Emmanuel na Domitira yarahagaze ati, bayabonaga bati, ese bakoze iki? Domitira na Emmanuel ubundi mbere bari babanye neza mu minsi mike, ariko bitangiye rero bakajya barwana, ubundi akagenda akajya iwabo akamaraho igihe, undi yagaruka hano nabwo nta gihe kinini yahamaraga. Hari nk'igihe nigeze kuza hano nk'umuturanyi nsanga ararwaye, nsanze arwaye njye narebye ahantu yari aryamye numva ngize agahinda. Nubwo se ubu ngubu koko imibanire yanyu imeze gute? Nuko nkamubwira wowe rero hari n'abamugiraga inama wenda ngo azajye kwicumbikira nk'ahandi hantu, nkabwira ntabwo ariko bimeze, njye niyo ntabwo ariyo nama nakugira. Ubwo ngubwo rero hashize iminsi nibwo numvishije bavuga ngo bahuye n'abantu mbega babaganiriza. Ubwo ngubwo ibintu mbese nkajya mbona bigenda bihinduka, nkabona ntago yamirwana ikimeze kwa kundi. Yewe rwose nigeze kuba ndaba ndi nyumba kumi Mukamana akaza kuntabaza, nkaza nkagerageza kwigisha, ariko Emmanuel mu kubyumva rwose bikaba biri kure. Yewe byageze naho rwose nari mvuye mu gishanga sanga umwana yateze utuboga bagiye kwarika n'ubugari, ariko byaratangaje cyane ko kubona bahamagara kwanyereka ibiryo babishyizemo amabuye. Rwose ndabireba mbajije Emmanuel ko nta kintu rwose byumva, ati ibyo ntabwo bikureba. Ariko rero nyuma yabwo ubungubu mbese uriya muryango igice ni ukuvuga ngo baragerageje, yewe n'abayobozi b'akagari barahageze, tukagerageza n'abaturage natwe uko mbibona babanye neza, barumvikana. Mumaze gukurikira rero aba baturanyi ba Domitira ndetse na Emmanuel muri uyu murenge wa Mugina muri aka kagari Kambati mu karere ka Kamonyi, birumvikana uko babonaga aya makimbirane n'icyo bakoze. Ariko none reka ngaruke na Eugenie. Oxfam irakora inshingano zayo,
akarere ka Kamonyi karakora inshingano zako, ariko hari babaturanyi bagishira amakimbirane, cyangwa se umugore yakubitwa cyangwa yakorerwa irindi yicarubozo niko twanabyita, nk'iryakorerwaga Domitira we yabagatetse inkono bakayishyiramo imicanga, Manuel akayishyiramo imicanga, akumva ko ari uko bimeze. Ubona byari bikwiye mu muryango nyarwanda, ugendeye ku ngaruka zigenda zigaragara mu muryango ufite amakimbirane cyangwa urangwa n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina? Ntabwo bikwiye kuko ihohoterwa rishingiye ku gitsina abantu bakwiye kuryumva nk'ikibazo cy'ubuzima, ariko n'ikibazo cy'umutekano. Rero abantu benshi usanga barihishira, bivuye rimwe na rimwe ku myumvire, ndetse ntanatinya kuvuga yuko harimo n'igice cy'umuco wo guceceka, aho usanga umugore Evelyn ukunda kujya muri za burayido shawa nyinshi, aho babwira umwana w'umukobwa ko ibibaye mu rugo agomba kubigira ibanga nibyo, ariko ikintu gikora ku buzima bwawe, ku burenganzira bwawe, ntabwo ntekereza ko ukwiye kugihisha, ni ikintu ukwiye kuvuga. Eugenie rero amaze kubivuga neza rwose, iri hohoterwa ntabwo ryari rikwiye guhishirwa, cyane cyane mu muryango nyarwanda. Tubigire inshingano, ubigire inshingano, nanjye mbigire inshingano, tugaragaze abakorerwa ihohoterwa, cyane cyane irishingiye ku gitsina, bityo umunsi umwe tuzicara twumve ko hari icyo twakoze byararandutse mu muryango nyarwanda. Twakomeje kuvuga rero ihohoterwa cyangwa se amakimbirane yarangaga urugo rwa Domitira na Manuel twashoboye gusura mu karere ka Kamonyi, mu murenge wa Mugina, mu kagari ka Mbati. Reka noneho tuganire, yaba Emmanuel, yaba Domitira, yaba abaturanyi babo bakurikirana iterambere ryabo umunsi ku munsi, batubwire aho Oxfam ibicishije muri RICH bakaha aba baturage amahugurwa, cyane cyane uyu muryango wa Domitira na Manuel. Batubwire kuva aya makimbirane yahagarara, ese urugo rwabo ruhagaze rute? Hanyuma mu kanya ndagaruka na Eugenie. Ubundi hano mbere icyo gihe tutabana neza, tukibanye nabi, hano hari ahantu habi cyane hateye n'ubwoba, ku buryo no kuhinjira utanabitinyuka. Ariko noneho impinduka ziragaragara nyuma yo kubana. Urabona hari ikiyongereyeho, twabaga mu nzu z'ibinonko n'inzugi yemwe zabaga ntaziriho, none urabona yuko hari ikiyongereyeho, inzu yabashije kuyihindura ibati, ashyiraho umucanga, ashyiraho n'urugi. Ubwo nta kintu, ubundi impinduka ziragaragara. Icyo gihe nta nkoko twagiraga, nta hene, yewe umva nta kintu cy'itungo habe n'urukwavu. Ariko noneho ubu ngubu kuva byahinduka, twaguze inka zirahari, inzu urabona yarahindutse, yarayihinduye ayigira neza, n'abana mu rugo barahindutse, bararya uko bikwiye, ntago bakibwirirwa cyangwa ngo baburare, ariko mbere baraburaraga da. Ahantu hari habi birenze no kuba habi, yemwe no kurya ninjoro ari ibintu utapfa no kurya rimwe ku munsi gusa ntibyemeraga. Ariko saa sita nimugoroba umuntu abona ifunguro ryo kurya, noneho urabona uko inzu yari amategura, ngerageza gushyira amabati. Mbega n'ubu ndacyagerageza ibishoboka byose kugira ngo ndebe ko nahahindura nkoresheje imbaraga nkeya afite, ariko ndacyageza guhindura ahantu kugira ngo ndebe ko nanjye naba heza. Bakorera hamwe, bamaze guhugurwa, amahugurwa bayumvishe, bamaze gukorera hamwe, bamaze no kugera no kuri byinshi nubwo batabivuze. Baguze n'ubutaka bunini butari ahangaha, baguze isambu ahandi hantu. Ubwo ni bumva ko ari ikintu cyiza cyane cy'impinduka kuri bo, cyarwanyije amakimbirane mu rugo. Ubufatanye bwabo bafite namwe mwabubonye, hariya nta gacanga kabagaho. Iranzi y'ibati bayubatse nyuma yaho bamaze kwigishiriza. RICH aho imaze kubafashiriza, baraje barahinga bareza. Hari icyate cy'imyumbati baherutse kugurisha amafaranga hakabaka 2,200. Mbo nyuma yaho rero baje kubona amafaranga, basakara iriya nzu bayisakaza amabati. Nyuma yaho mwabonye zira nk'abaguze, baziguze nyuma yo guhura na RICH. Mumaze kubikurikira rero, urugo rwa Domitira na Manuel uyu munsi ruratengamaye, uyu munsi rumeze neza kubera ko rwamaze gusezerera ihohoterwa mu rugo rwabo. Yaba Manuel nta gihohotera umugore we, Domitira n'abana bahagaze neza, n'abaturanyi bahora bareba umunsi ku munsi uburyo uru rugo rwari rumeze nabi, ariko uyu munsi rukaba ruhagaze neza kubera ko bumvise inama Oxfam bicishije muri RICH
babagiriye mu mahugurwa babahaye. Reka ngaruke rero na Eugenie nka Oxfam murakora ibishoboka byose mufatanyije n'abafatanyabikorwa banyu. Abafatanyabikorwa banyu harimo akarere ka Kamonyi, harimo Rich n'abandi batandukanye, hari byinshi cyane mukora. Ariko uyu mwanya hari abadukurikiye muri iki kiganiro, murasaba iki abaturage, murasaba iki abanyarwanda muri rusange kugira ngo umuryango nyarwanda utekane, uzira amakimbirane n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina? Twe nka Oxfam mu by'ukuri ntabwo twahwema kubwira abantu ngo ihohoterwa rihagarare. Rikwiye guhagarara ku mpamvu nasobanuyeho, ku mpamvu z'uko guhohotera umuntu ni ukurengera uburenganzira bwe nk'umuntu. Ikindi ni ukumwangiriza ubuzima. Ikindi cya gatatu bibuza umutekano n'abo baturanye, nta nubwo ari bo bonyine. Abaturanyi benshi nta mahoro bagira, nta noho n'ababana. Ikintu rero twasaba abantu cyane cyane babandi bagifite amakimbirane, rwose uru ni urugero rwiza bakwiye kureberaho niba bihagarike, kuko nta na kimwe bibazamuraho, ahubwo birabasubiza inyuma mu mpande zose, birabasubiza inyuma. Ariko bibatera n'umutima mubi, kuko iyo ubana n'umuntu mutumvikana bigutera umutima mubi, ntushobora gukora neza niyo waba ufite akazi, nta na kimwe ushobora kugeraho. Rero nka Oxfam ubutumwa bwacu ni ukugira ngo twongere ubukangurambaga, kuko aba baba baravuye mu makimbirane kuri twaba ari isomo rikomeye. Tunabifashisha ndetse nk'abafashamyumvire kugira ngo babere urugero aho batuye. Mumaze kubyumva rero Eugenie ati rwose tugire uruhare twese kugira ngo iri hohoterwa rishobore gucika. Abanyamakuru mujye mukora n'ibiganiro bitandukanye, ngira ngo ujye ubikurikira kuri Radio Rwanda na Televisiyo Rwanda. Ni kenshi cyane dukora ibiganiro byo kurwanya ihohoterwa, yaba irishingiye ku gitsina n'irindi hohoterwa iryo ari ryo ryose, kandi tuzahozaho kugira ngo rimwe tuzicare tuvuge ngo ihohoterwa byaracitse burundu mu muryango nyarwanda. Reka ngushimire cyane Eugenie Ingabire kuba witabiriye ikiganiro Tinyuka, urashoboye, wakoze cyane. Murakoze cyane namwe. Ntago ari Eugenie nishimira gusa, ndanashimira Vice Mayor ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Priska w'amahoro, uburyo yatuganirije atwereka iri hohoterwa rigaragara mu karere ka Kamonyi n'ibikorwa kugira ngo rishobore kuranduka burundu, bafatanyije n'abafatanyabikorwa babo. Reka dushimire abaturage twasuye muri akarere ka Kamonyi, mu murenge wa Mugina, mu kagari ka Mbati. Reka nshimire nanone Sunday Park iba yaduhaye aho kwicara, mwakoze cyane. Reka nshimire rero namwe mwese abo twakomeje kubana muri ikiganiro, mbifuriza gukomeza kumererwa neza aho muri hose.